Dore intsinzi y'Abanyarwanda, ngayo nguko niko bigenze. Nubwo ntagira amaguru ngo mbyine neza, ndi mu njyana yawe nk'Umunyarwanda, kuko iyi ntsinzi narayibonaga sinayirose. Rwari urucabana, wa mugani w'abarafinda, kugutanze mu kiba guhaza intore, ngayo nguko niko bigenze. Twamukunze kuva na kera, Kagame Paul turamutoye, kandi tumutoye kuri gahunda ko ari we muyobozi ukwiye u Rwanda. Tuzi neza aho yarukuye, ngayo nguko niko bigenze. Imana yagusize amavuta kera, iguha ubutware n'ubushishozi, urarususurutsa amahanga aratangara. Oya, nta n'undi wari urukwiye, kuko nta wundi urayasiga, ngayo nguko niko bigenze. Reka tubyine intsinzi yahumuye kera. Oya, nta wundi niwe dushaka, kuko utinya icyaha ugakunda icyiza, utinya icyandura umurimbyi, uri simati umubiri wose, ngayo nguko niko bigenze. Komeza utsinde Kagame Paul, komeza u Rwanda ujye mu ngamba, kora ibirenze ufite ubuhanga, iyi nkoni uhawe n'Abanyarwanda ni icyizere ubu baguhaye, ngayo nguko niko bigenze. Tsinda tsinda mubyeyi wacu, abatabona abatumva n'abatagenda barabyina intsinzi nk'Abanyarwanda. Aho turi hirya hino twaragutoye, ngayo nguko niko bigenze. Izihirwe mubyeyi ku intsinzi, intsinzi nziza mubyeyi wacu, turagukunda iteka ryose. Yari umusizi usiga bagasiganuza, Mukakamanzi Marita, umwe muri bene Filipo, ukunda Kagame Paul bihebuje.